Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye mu nama y'akanama k'umutekano ka Loni ubutumwa bw'ibanze ku kibazo cy'umutekano gikomeye kuzamba muri Lebanoni n'akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Ni ijambo batanze mu rurimi rw'igifaransa tugiye kugezaho mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko mbere yuko turukugezaho mu rurimi rw'ikinyarwanda reka tubanze tukubwire mu ncamake ibyavuzwe muri iri jambo, ubundi duhite tunari gushyira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Iyi ni inama yabaye kuwa mbere tariki ya mbere Kamena 2026, ari inama y'ibihumbi 1163 y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye Loni, yari yitabiriwe n'abahagarariye ibihugu bitandukanye byo ku isi ndetse n'abayobozi bakuru ba Loni, bagamije kurebera hamwe uko ikibazo cya Lebanoni gikomeje gufata indi ntera. Muri iyi nama Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ihagarariwe na Ambasaderi Joseline Kabengere Rukundura, umwungirije uhagarariye igihugu cye muri Loni. Mu ijambo rya Kongo batangaje ko bahangayikishijwe cyane n'uko umutekano ukomeje kuzamba mu majyepfo y'igihugu cya Lebanoni. Nk'uko byasobanuwe muri iyi nama, akarere k'amajyepfo ka Lebanoni gakomeje kuba indiri y'amakimbirane hagati ya Israel n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Lebanoni, ibintu bikomeje gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakuvuze ko gukomeza kwiyongera kw'imirwano bishobora guteza ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere kose ndetse no ku mahoro mpuzamahanga. Ni muri urwo rwego Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye impande zose zifitanye amakimbirane kwirinda ibikorwa byose bishobora kongera umwuka mubi no guteza intambara nini kurushaho. Ambasaderi Kabengere yavuze ko hakenewe ubwitonzi n'ibiganiro bya diplomasi kugira ngo hakumirwe ikindi cyorezo cy'intambara mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Yashimangiye ko amahoro adashobora kugerwaho binyuze mu gukoresha intwaro gusa, ahubwo ko ibiganiro ari byo byatangaho umuti urambye. Ikindi Kongo yibanzeho ni ikibazo cy'abaturage basivile bakomeje kugerwaho ingaruka n'iyi mirwano. Yasabye impande zose kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile n'ibikorwa remezo by'ibanze nk'amashuri, ibitaro n'ibindi bikorwa bifasha abaturage. Mu bihe by'intambara amategeko mpuzamahanga ateganya ko abasivile bagomba kurindwa kandi bagire uruhare babarizwamo mu gihe cy'imirwano. Kongo yavuze ko ari ngombwa cyane ko impande zose zubahiriza ayo mategeko kugira ngo ubuzima bw'inzirakarengane butakomeza kuhasigara. Mu butumwa bwayo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanasabye ko kubahirizwa byuzuye icyemezo nimero 1701 cy'akanama k'umutekano ka Loni. Iki cyemezo cyafashwe mu mwaka wa 2006 nyuma y'intambara ikomeye yari yabaye hagati ya Israel ndetse na Hezbollah, cyari kigamije guhagarika imirwano no gushyiraho uburyo bwo kubungabunga amahoro mu majyepfo ya Lebanoni. Nyuma y'imyaka hafi 20 icyo cyemezo gifashwe, Kongo yibukije ko gifite agaciro kandi ko kubahiriza kwacyo hari ingenzi kugira ngo amahoro agaruke muri ako karere. Kandi yongeyeho gushimangira ko ishyigikiye ubutugire bwa Lebanoni nk'igihugu cyigenga. Rero ibyo byose mu gusoza ubutumwa bwayo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye amahanga gukomeza gushyigikira inzira z'amahoro no gukorera hamwe kugira ngo abaturage ba Lebanoni babashe kubaho mu mutekano ndetse no mwituze. Ni mu butumwa bwerekana uko nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanganye n'ibibazo by'umutekano imbere mu gihugu, ikomeje kugira uruhare mu biganiro mpuzamahanga bikomeje gushaka ibisubizo ku bibazo bibangamiye amahoro ku isi hose. Ari mwebwe murabitekerezaho iki? Ese amahanga azashobora gukumira ko ayo makimbirane yo muri Lebanon akomeza gukaza umurego? Ese rwa Loni rurahagije? Ubwo reka iri jambo ndibashyiremo mu rurimi rw'ikinyarwanda ryavuzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, namwe mujye muri comment mume ibitekerezo. Kankwikaze mu ijambo mu kinyarwanda ku buryo burambuye. Madamu Perezida,
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashimira kuba mwahamagaje iyi nama yihutirwa igamije gusuzuma ikibazo cy'umutekano kiri muri Libani. Turashima kandi umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni Madamu Marita Pobe ku bisobanuro yatanze no ku mihati akomeje gushyira mu kugarura amahoro muri Libani. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangayikishwa cyane n'uko umutekano ukomeje kuzamba mu majyepfo ya Libani. Gukomeza ibikorwa bya gisirikare birushaho gushyira mu kaga ituze ry'ibihugu ndetse bikongera impungenge z'uko amakimbirane ashobora gukwira mu karere gasanzwe karangwa n'ibibazo byinshi by'umutekano. Nk'uko twabigaragaje mu itangazo ryacu ryo twashyize hanze ku wa 5 Gicurasi 2026, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ko ishyigikiye byimazeyo ubusugire, ubwigenge n'ubudahangarwa bw'imbibi za Libani. Kubahiriza aya mahame ni ingenzi kugira ngo habeho amahoro arambye n'umutekano mu karere. Muri urwo rwego, intumwa duhagarariye zirahamagarira impande zose kwitonda no kwirinda igikorwa icyo ari cyo cyose cyakongera umwuka mubi cyangwa kigateza umurindi amakimbirane. Tuributsa kandi ko buri wese afite inshingano zo kubahiriza amategeko mpuzamahanga, harimo n'amategeko arengera ikiremwamuntu mu bihe by'intambara. Madamu Perezida, kurinda abasivile bigomba gukomeza kuba inshingano ya mbere. Ingaruka z'intambara zikomeje kwiyongera, zirimo kwimurwa kw'abaturage, impfu z'abasivile ndetse no kwangirika kw'ibikorwa remezo by'ingenzi. Ntibikwiye kudusiga twicecekeye. Impande zose zigomba gufata ingamba zose zikenewe kugira ngo zirinde abasivile kandi zemerere ubutabazi kugera ku bukeneye mu buryo bwihuse, butekanye kandi butabangamiwe. Twongeye gushima angira akamaro ko gushyira mu bikorwa imyanzuro yose bireba y'akanama k'umutekano ka Loni, cyane cyane umwanzuro w'1701 ukomeje kugira uruhare rukomeye mu kubungabunga agahenge no gukomeza umutekano ku murongo wa Blue Line. Muri urwo rwego, uruhare rw'ingabo z'amahoro za Loni muri Libani FINURA rukomeje kuba ingenzi cyane. Umutekano wazo n'ubwisanzure bwazo bwo gukora inshingano zabyo bigomba kurindwa no kubahirizwa byuzuye. Madamu Perezida, ku kwiyongera kw'ibikorwa bya gisirikare kubaye mu gihe Libani isanzwe ihanganye n'ibibazo bikomeye bya politike, umutekano, ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Iyi miterere irushaho kongera intege nke z'igihugu no kongera imibabaro y'abaturage ba Libani, bityo bikabangamira amahirwe yo kongera kubaka igihugu kugera ku mutekano urambye. Dushingiye kuri ibi, ni ngombwa kongera imbaraga mu bikorwa bya diplomasi kugira ngo hagabanuke umwuka mubi kandi habeho kugarura amahoro. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyigikiye ibikorwa byose ku rwego rw'akarere no ku rwego mpuzamahanga bigamije kubungabunga ituze no guteza imbere ibiganiro byubaka hagati y'impande zirebwa n'iki kibazo. Turahamagarira kandi umuryango mpuzamahanga gukomeza gufasha abaturage ba Libani, cyane cyane binyuze mu bikorwa by'ubutabazi no gukomeza gushyigikira inzego z'igihugu, by'umwihariko ingabo za Libani, kubera uruhare rwazo mu kubungabunga ubumwe, umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Mu gusoza, Madame Perezida, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kwemeza ubushake bwayo bwo gushyigikira ubufatanye mpuzamahanga no kubahiriza amahame y'amasezerano ya Loni agamije guteza imbere amahoro n'umutekano ku isi. Tukwemera tudashidikanya ko guhagarika amakimbirane byihuse, kubahiriza amategeko mpuzamahanga no kugira ubushake nyabwo bwa diplomasi aribyo byonyine bishobora kugeza ku mahoro arambye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiteguye gukomeza gukorana bya hafi n'abagize akanama k'umutekano ka Loni ndetse n'abafatanyabikorwa bose bo mu karere no ku rwego mpuzamahanga kugira ngo amahoro agaruke mu buryo burambye kandi iterambere rigere muri ako karere kamaze igihe kirekire gahura n'ingorane. Murakoze. Reka dushimire uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. La République démocratique du Congo, ensemble des membres du Conseil
ainsi qu'avec tous les partenaires régionaux et internationaux, afin de restaurer durablement la paix et promouvoir la prospérité dans cette région longtemps éprouvée. Je vous remercie. Je remercie la représentante